uyu munsi tugiye kugaragaza uko bakora umugati mwiza. None umugati ni kimwe mu bikenerwa mu buzima cyane, kandi hari abantu bakunda imikati rwose, ndetse abandi bamwe bagashaka gufata ikintu cyose umubiri ukeneye bakagishyira mu mugati. Umugati ntabwo ari ngombwa kugira ngo ube ufite buri kimwe cyose umubiri ukeneye, ahubwo umugati ni kimwe mu bigize balance diet cyangwa se indyo nzima. None ubwoko bw'imigati tugura mu maduka uyu munsi mu by'ukuri ntabwo ari myiza cyane ku buzima bw'umuntu. Haba hashyizwemo ibintu bitandukanye ndetse n'ibyitwa ibitubura by'imikati, ariko bikaba byatubura amafaranga y'aho ngaho bakora iyo mikati, gusa ntibigire icyo bimarira ubuzima bwawe, kubera yuko ibyo bitubura by'imikati bituma umugati uba munini ku buryo wafata ikintu kinini ariko kirimo utuntu dutoya twagirira umumaro ubuzima bwawe. Rero umukati mwiza uretse no kuba wakuza ubuzima bwawe neza, ahubwo umukati mwiza ugomba no gutuma mu mubiri wawe igogora rigenda neza ndetse no mu mara yawe. None iyo ufashe ifarini, ahangaha mfite ifarini yitwa live flour, ndetse ahangaha mfite indi paki yitwa Eureka Mills, nayo n'indi farini. Kandi iyi farini iba isereye ku mabuye cyangwa se ku rusyo. Ahangaha dufite n'indi farini. Kandi ni rero itandukaniro hagati y'ifarini iba isereye ku rusyo ndetse n'ifarini isanzwe. Urabona tekinoloji yo gukoresha urusyo mu by'ukuri isa nk'iyabuze cyane muri iyi si muri iki gihe, bitewe n'uko muri iyi minsi abantu bibumbiye mu mijyi cyane. Ku bw'ibyo rero inganda zisabwa gukora ifarini nyinshi kugira ngo imikati iyo mijyi ikoresha iboneke, bityo rero buri kimwe cyose kigomba gukorwa cyihuta cyane. Bituma rero bakoresha ibi byuma byitwa roller mills, kandi ibi byuma bigiye bifite nabyo ibice bigiye bitandukanye. Bashyira rero umusaruro uvamo ifarini muri ibi byuma, nuko ibi byuma nabyo bikawufata bigasa nk'ibitonora. Igice kimwe kikajya ku ruhande, ikindi gice kigakomeza kiravamo ifarini nacyo kigaca ahandi hantu hitwa muri sperms, kandi hagasigara ikindi gice cyari kirimo amacarbohydrates. Ufite rero n'akandi kantu kitwa amagerms nako kayungurura cyane kugira ngo haboneke ifarini nzima. Bitewe n'uko rero naho harimo utuntu tuyungurura cyane, iyo farini nayicamo igakomezamo aho ngaho, maze mu mpera ukagira ibice bitatu. Ukagira ibishishwa, ukagira ifarini yawe, ukagira ndetse n'ibintu by'ibigarashi. Kandi ibyo ngibyo biba byiza kuri abo bantu baba bamaze gukora iyo farini, bitewe n'uko baba bafite ibice bitatu ubu ngubu byo gukoresha. Icya mbere bakigurisha ku nganda, ikindi ni icyo ugura nawe ukajya gukoresha, ikindi gice nacyo bakigurisha ku nganda runaka zigikeneye, cyangwa se bakabitekamo ibindi bintu, ariko mu by'ukuri niho haba harimo intungamubiri cyane. Mu by'ukuri rero ifarini nziza igomba kuba ifitemo ibyo bice bitatu byose. Niyo mpamvu gukoresha urusyo ukora ifarini ari cyo kintu cyiza, bitewe n'uko ibyo bice bitatu byose bibonekamo. None ni ibiki biba biri muri icyo gice cya mbere gisigara? Ni insoluble fiber, bikaba ari ibifasha igogora n'umubiri wawe gukora neza. Ikindi gice nacyo gisigaramo ibitera umubiri imbaraga. Rero ifarini iseye ikoresheje urusyo niyo farini nziza, bitewe n'uko iba irimo ibintu byose umuntu akeneye. Rero nukoresha iyi farini atari iyi ngiyi isanzwe, nta kibazo na kimwe rwose uzagira. Uyu munsi abantu barashaka ifarini y'umweru, kandi ifarini mu by'ukuri ntabwo iba isa umweru, ifitemo ukuntu isa umuhondo ukuntu. Ubwo rero inganda zisabwa kuyihindura, bagenda bashyiramo ibindi bintu kandi bibi cyane ku ifarini no ku buzima bwawe, bagashyiramo n'ama-preservatives ndetse n'ibitubura byangiza amategeko y'ibyaremwe. Rero ifarini dufite ahangaha iranditseho ngo ni no additives na no preservatives. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyongewemo, ni ifarini iri naturelle, ni nk'uko iba yatewe rwose, iba yujuje ubuziranenge. Reka turebe rero uko ukora umugati mwiza cyane kandi mu buryo bworoshye. Kandi ahangaha hari itegeko: uko urushaho gukora umugati woroheje,
niko urushaho kuba umugati mwiza, niko urushaho kugaragara neza kandi ukagira umumaro umubiri. Uko ushyiramo ibintu byinshi cyane niko urushaho kuba umugati mubi, niko urushaho kuremera cyane, bikarangira mu mpera ubaye ikintu gikomeye cyane cyakubakishwa inzu, mu by'ukuri kidakenewe n'umubiri. Rero ahangaha bitewe n'uko turimo turarebwa n'abantu bagize ibihugu bitandukanye byinshi, turakoresha ingero mu by'ukuri zigaragara cyane. Ingero rusange ku isi yose ni agakombe, kano gakombe mu nanga. Ku mukati uba usanzwe, ikintu uba ukeneye mu by'ukuri ni ikiro cy'ifarini. Gusa nimba udafite igipima, wakwikoreshereza kano gakombe. Ubwo ni tuno dukombe 7 tw'ifarini. Ubwo rero ngiye gufata ifarini ya mbere ahangaha kugira ngo dukore umukati wa mbere. Ubu ufite buri kimwe cyose kandi nabashije gukaraba intoki zanjye neza cyane. Bitaye ibyo ngibyo naba ndimo ndakora amakosa akomeye cyane. Ubwo rero tuno dukombe 2, udukombe 3, udukombe 4, 5, 6, 7. Ni nk'ikiro cy'ifarini. Nimba rero uri muri yihuta nkanjye, ubwo ngubwo ubusabwa gukoresha umusemburo witwa wet yeast. Gusa utaba ufite nawe wakwikoreshereza usanzwe. Uyu nguyu witwa dry yeast, kandi agapaki kamwe mu by'ukuri kaba gahagije kugira ngo ukore imikati 2 minini. Nuko rero uhita uwushyiramo muri iyo farini ako kanya. Warimo gukoresha rero ya indi yitwa wet yeast, yo urabanza ukayivangira ku ruhande, ukayishyira ahantu mu gakombe, ugashyiramo akantu k'agafarini k'ikeya, ugashyiramo n'utundi tuntu turyoshye wenda nk'isukari cyangwa ubuki, ukabanza ukabivangira ku ruhande. Wambona bimaze kwivanga ugahita ubishyiramo aho ngaho. Gusa uko nguko tubikoze ko ni kwiza, nta kibazo nako. Ubwo rero ngaha tuhita dukenera n'undi munyu, kandi uyu ni umunyu wo mu nyanja, umunyu usanzwe dukoresha. Ariko ushatse wanakoresha n'undi munyu witwa Himalayan. Ubwo rero reka dukoresha uyu munyu wo mu nyanja, kandi akahiko kamwe kaba gahagije. Ubwo rero ukatangira ukavanga iyo farini ndetse n'uwo musemburo. Ugahita ukenera rero na mililitiro 900 z'amazi. Mu by'ukuri ni nk'udukombe 4 cyangwa se nk'udukombe 3 n'igice. Kandi ayo mazi agomba kuba ari akazuyazi, ndetse ngenda yafite ahangaha. Reka turebe nimba ari byo. Mililitiro 900 rwose. Ubwo ni nk'udukombe 3 n'igice tw'amazi. Kugira ngo rero uyu musemburo umere neza, kugira ngo bigende neza cyane, ushyiramo ikintu kiryoshye. Wenda washyiramo ubuki. Waba ushaka ko bihindura n'ibara, ugashyiramo aka kantu kitwa black scrap molasses. Kandi ubwo icyo ngiye gukora ni uko ngiye gufata akahiko kamwe k'icyo ngicyo, maze nkakivanga n'amazi. Ukamenya neza ko
bivangitse neza rwose. Reka dukomeze. Ubwo ni iki dufitemo aha ngaha? Ni ifarini n'umunyu mukeya ndetse n'umusemburo. Niba ushaka gushyiramo ibindi bintu byinshi byagirira umumaro umubiri wawe, wakwishyiramo utubuto, kandi igitekerezo cyiza cyane. Ariko ntabwo ari ingenzi cyane. Niba utawufite nabwo ntiwazishyiramo, nta tandukaniro ryatanga. Kandi washyiramo utuhiko nka 2 cyangwa nka 3 twizo ngizo, bigatuma rero umukati urushaho kuba umukati mwiza cyane. Nuko rero niba ufite imashini wabivangisha imashini, ariko reka tubikore mu buryo buri manuel cyangwa se busanzwe, kandi busa nkaho busekeje cyane. Bagore mutoza abagabo banyu gukora ibi bintu bitewe nuko bisaba imbaraga. Ntabwo tuba tugiye gushyiramo amazi yose menshi, bitewe nuko ngira ngo mbanze nde nimba amazi ndetse n'ifarini ari kimwe. Hari ifarini ikenera amazi menshi ndetse hari ifarini ikenera amazi makeya. Ugatangira rero ukavanga, kandi muri ubu buryo urabona ko ifarini mu by'ukuri ikeneye andi mazi, ugashyiramo andi mazi. Turaza kuza kureba uko biri buze kuza kugenda mu nyuma. Ubwo rero ndabona ifarini yo ikenera amazi menshi, biransaba kongeramo andi mazi. Rero kuri za mililitiro 900 ubwo twongeyeho izindi mililitiro, ubwo ni nk'aho udukombe 4. Rero inzira nziza yo gukora ibingibi, yo kuvanga ibingibi, ni ugukoresha intoki. Kandi ahangaha niho ruba ruzingiye. Niba ushaka gukora umukati mwiza, uvanga neza iyi farini. Ariko niba utayivanze neza, mu by'ukuri umusemburo n'ifarini ndetse n'uyu munyu ntabwo birushaho kwivanga neza, bityo umukati ukaba mubi. Ubwo rero icyo ugiye gukora, ugiye kuwuvanga kugira ngo ibi bintu bibe ibintu byiza, kugira ngo uyu mukati uze no kuza gukatika. Ubwo rero icyo ugiye gukora, intoki zawe nizo zigomba kuvanga ibi bintu. Wabivanga mu buryo bw'ikiziga cyangwa se mu buryo busanzwe. Urabona yuko bikirimo birarekurana, kandi uba ugomba kubivanga ku buryo bimera nk'ubugari. Ubwo rero ni uko ubigenza. Ushyiramo ibipfunsi, ugashyiramo ibipfunsi, ugashyiramo ibipfunsi ndetse ugakoresha n'imbaraga cyane. Kandi ni umwitozo mwiza cyane rwose. Ahangaha niho ruba ruzingiye kugira ngo umukati ube umukati mwiza. None nk'uko dukomeza rero, ugenda ukora tuno twawe twagiye ku ruhande. Urabona yuko birimo kugenda bihinduka. Nta mu by'ukuri byari byafatana neza. Urabona yuko barimo kugenda uzamura ntibifatane neza cyane. Urakomeza rero ukavanga kugeza aho bibaye ikintu gifatanye. Ndimo nabikora mu buryo bwo kuzunguza, nangiza ngashyiramo n'ibipfunsi. Urabona ko birimo kugenda bihinduka.
bikarushaho kugenda bifatana cyane. Ibi ngibi wabikora hagati y'iminota 4 cyangwa se iminota 5 niba ufite imbaraga. Urimo kugenda uko birimo kugenda bihinduka. Urabona nzamuye n'intoki, urabona n'akabase kafatanye. Ntabwo mbere byari gushoboka, ariko urabona ko ubu ngubu birimo kugenda birushaho kuba byiza bitewe n'uko birimo gushoboka ubu ngubu. Kuko ubu ngubu umusemburo utangiye gukora rwose, ndetse uratuma iyi fani iza kuza kuba gutubuka. Iyo usimbutse kino gice, umukati wawe urushaho kuba mubi. Noneho reba uko byabaye. Niko ugomba kuvanga nawe bikamera. Nguko rero uko byarangiye bibaye. Icyo tugiye gukora nuko tugiye kubitwikira tukabyiyorera gatoya kugira ngo bizamuke bise nk'ibyikuba kabiri. Turi buze gukomeza. Ndatekereza yuko rero ubu ngubu byazamutse, urabona yuko bisa nk'ibyikubye kabiri. Ubwo rero tugiye kongera tuse nk'ababivanga, maze tubone uko twabishyira ku ipanu. Ushatse wabishyira mu kantu gafite forume ushaka. Ushatse rero wakoresha n'amavuta kugira ngo bitagufataho. Kugira ngo twebwe bitadufataho tugiye gukoresha amazi y'akazuyazi. Nk'uko ubona ko byabaye byiza cyane rwose, byafatanye. Niko nawe byawe bigomba kumira. Ukongera rero ukabivanga kuno. Iyi ntoki zawe rero zisa n'iziriho amazi, ntabwo bigufataho. Ukongera ukavanga muri ubu buryo. None urabona ko kabaye akantu gafatanye kandi kiza cyane. Kabaye nk'ubugari. Twabishyira muri forume yabyo. Reka turebe icyo twakoramo. Ngiye kubicamo kabiri kugira ngo nkore imikati ibiri. And make a nice little dome in the middle, like that. Akambere ngaka. Pop it in. Kongera ukagira gutya. There we go. So it made two loaves. Maze ukora rero utuntu tubiri, ndongera ntegereze kugira ngo tuzamuke. Nice and high. And if you want ushatse washyiraho utundi hejuru, ntabwo ari ingenzi. Wadushyiraho cyangwa se n'udushyiraho. Brown bread. So this is very simple. Rero ibi ni ibintu byoroshye. Is brown bread flour. It doesn't have any other flour. Nta yindi farini irimo.
very simple, ni ibintu byoroshye rero very easy to make. kubikora ndetse ntabwo The bigoranye. trick is in the kneading. Icyo usabwa wowe rero ni ukuvanga no gutegereza. This is risen nicely and it's about double the size. Ugomba gutegereza rero kugira ngo bise nk'ibyikuba kabiri, warangiza ukabishyira aho ubitekera, kandi hagomba kuba hari ahantu hashyushye cyane kugira ngo umukati utaza kuza gupondamo. If your bread does collapse, Iyo hadashyushye umukati urapondama. and you pop it in at 220 degrees Ubishyira rero ahantu hashyushye kuri dogere 220 Fahrenheit. That's very hot. And then after about 5 or 10 minutes you lower the temperature. nyuma gatoya rero ukongera ukamanura dogere kuri dogere 200 degrees Fahrenheit. And then you bake it for ugategereza about 50 hafi iminota minutes. 50 Is about niba this size. wakoze ibingana gutya. So we'll cover these up and put them Ubwo rero in a tugiye kugira nice gutya warm dushyire place. ahantu hadakonje cyane hatanashyushye cyane dutegereze. Well, our bread has risen Iyi mikati yacu beautifully. rero yongeye yazamutse. See this one? Has Urabona gone uyu nguyu out usa to nkaho the wikubye top. ndetse ukarenga aho twari dukeneye. This one doesn't look quite so high, but it had Uyu nguyu nawo wazamutse nubwo atari cyane rise a cyane, little bit in the oven, gusa nawo wazamutse. and this should be fine. So we are now going to pop them into a nice Icyo tugiye gukora rero tugiye kubishyira ahantu hashyushye cyane 225 hafite degrees dogere for the first 220 ku nshuro ya mbere. And don't bump it so that it doesn't fall flat. Everything is very Buri kimwe cyose rero kigomba kuba gikozwe neza. to 200 degrees Ubwo rero reka dushyire kuri ya dogere ubundi dutegereze till the full 50 hagati minutes, and then y'iyi minota. we'll take it out and look. Well, our bread is now ready. Imikati yacu rero ubu ngubu noneho yavamo hahandi twayishyize. Excellent. Byiza cyane Now, rwose. when you look at this little bread here, None uyu mukati dufite aha ngaha, you can see that it's nice and round. urabona yuko wigonze neza, Means that the ratio bisobanuye yuko ratio yawo y'amazi ndetse na ya farini byose ari byiza. if your Iyo bread is bitagenze not kuno, round like this and it's making a dent at the top, there are a number of possibilities. ikiba cyabiteye nuko It could be that uba wabishyize ahantu ugafunga. but the most likely reason is that you have too much water. Iyo bitagenze gutya ni uko washyizemo amazi menshi cyane. Is not right, then it will make a dent and the bread will also be soggy. Iyo harimo amazi rero umukati urushaho koroha cyane. Rather make sure Ni byiza rero yuko udashyiramo the amazi water, menshi, and you get used to it after a while, and it must sound kandi bigomba nice kumera and kuno. hollow. Numva uko karimo kavuga. Perfect. Byiza cyane rwose. And this one. Now let me show you this bread. Reka turebe uyu mukati nkubereke. It's perfectly round. Wigonze neza cyane. Baked. And now it needs to cool down. Ikeneye rero ni ukuwushyira ku ruhande ugahora, And it needs to be in a place where it can actually dry out. kandi ntabwo ugomba kuwushyira ahantu hakonje cyane So we'll nk'ahantu just hanze. cover it with a cloth Ubwo rero turawutwikira and we'll leave it until it's cool. tugategereza kugeza igihe ukonje rwose, kandi byabaye neza cyane. Murakoze cyane. Well, now that the bread has cooled Wa mukati rero down, wakonje, the proof of the pudding is in the texture. So I'm going to ugiye cut gukora ni slice ukukatamo, and show you what it should noneho look mbereka like, ukuntu wagakwiye kuba umeze and n'uwanyu, hopefully will look like. kandi niko nibwira yuko nanjye iwanjye wabaye.
Now, the first thing I would icya mbere like to nshaka show kubereka is the texture. ni ukuntu uyu mukati umeze. You can see all these little urabona bubbles utu tuntu in tumeze here, which nk'utubaro means that the bread twagiye has tuzamo risen properly. byerekana yuko umukati wazamutse neza cyane cyagiye igihe watubukaga inshuro ebyiri. And that's what loaves should be. niko n'undi mukati wose namwe mukora ugomba kuba umeze, And they should have a natural sweetness. kandi ufite uburyohe karemano. Now, when you buy bread, igihe uguze umugati mu maduka ukabona ukawugonda uramanyuka bitewe n'uko utavanzwe neza cyane, ndetse n'ibyakwiye kuba birimo ntabwo birimo. ariko urabona yuko uwo urigonda rwose kandi ntabwo uvunika, urahumura neza cyane, ndetse icyo navuga ni uko ari mwiza cyane. kandi niba ufite umukati nk'uyu nguyu buri munsi, utuma ubuzima bwawe burushaho kugenda neza, uzarushaho kugira amagara mazima, kandi uzahinduka undi muntu rwose ufite ubuzima bwiza.